urafata nabonaga bufite ariko nubundi nuko yagize nabonaga bufite gute nabonaga bufite kuko nari nageze ku kigo cye cy'itangazamakuru Yongwe Media akanyereka nkabona ko ubushobozi bufite bwo kuzamura impano yanjye bugingo arumvise avuga ko nubundi ayo mafaranga ashobora kuyagusubiza cyangwa se yanayagusubije aho ni warihuse gutanga ikirego kandi mwari mu nzira yo kugikemura oya nese tuba twaragikemuye ahubwo mbanje hano ntago mbanje hano ku rukiko uyu munsi waruje ku rukiko gukora ikirego no munsi nayinje kumva imyanzuro y'urubanza duhuye urambaza ngo ese niba bamukatiye genzishyurwa gute ikibazo cyo kwishyurwa uracyari kukirukaho kandi cyane cyane igihe cyose ngiye niyo hamara n'imyaka 30 twaba tukiri kumwe gose ntabwo wazagaheza ukimara kuyimuhereza ukimara kumusharinga indirimbo ye kugira ngo ay promoting yarayipromotinze ntabyo yigeze akora washaka kuse ko ayipromotinga mu ruhe rwego mu buhe buryo we yambwiye ko afite ubushobozi bwo kuba yazamura impano yanjye kandi nge nabyo nari inzu ubujya azabikora w'inzira zose ari kubikoramo ariko bikagera kure nta kibazo uravuze uti yaguhaye ati wamuhaye amafaranga kugira ngo abashe gupromotinga hari ikimenyetso ufite cyuko ayo mafaranga waba warayamuhaye neza nagiye kurega nafite ibimenyetso ugira ngo ubuse hari abantu bari kuvuga ati ubu ufite ibyishimo by'uko Apotre Yongwe akatiwe imyaka iminsi 30 y'agateganyo waba wishimye kuri wowe aka kanya oya ntago ari kuvuga ngo byanshimisha ahubwo ikiza nuko ibibazo byakemuka ntago ikiza ari uko yafungwa none se wamurega gutazi yuko yafungwa ntago nenzi ko yafungwa nenzi yuko tugomba gukemura ibibazo gutyo gusa wigeze umwifuza amafaranga yose aracyayakurimo aracyayandimo ariko avuga yuko mu rukiko yavuze yuko hari uburyo mwari mwatangiye kumvikana uburyo azakwishyura amafaranga yawe ahubwo yatunguwe no kumva utanze ikirego avuga yuko yiteguye kuba yagusubiza amafaranga yawe ndetse wowe na mugenzi wawe wundi wa miliyoni njye nari narishyuje narananiwe urumva igihe kimaze amezi 6 yose mwishyuza ni igihe kirekire naje iminsi 17 nziwe mu rugo ndukuza kwishyuza waramubonaga twarahuraga twarahuraga akambwira ati ngendagiye ubu nakanya mfite akaba arigendeye nuko byagiye bigenda akeshi na keshi amakuru yuko hari abantu bagiye bakwifashisha kugira ngo nawe waza gutanga ikirego oya nabo nta muntu wigeze unyifashisha mense bugingo Apotre Yongwe yavuze ko wari nk'umwana mu rugo yagufashaga mu byo yakoraga byose yagufashaga nk'ufasha umwana we kuko aho wavaga mu ntara warazaga ukabiwe icyo kintu kivuga wiki nene se ibyamfashije biragaragara arabyerekana ahubwo urabyemera ko yabigufashije nta kintu yamfashije oya waravaga mu ntara niko avuga ukaza ukabiwe wabaye iwe naharaye rimwe naharaye rero ari ukunkuraho ayo mafaranga nene se nigeze maba ikindi gihe bugingo ni bugingo fraterine uyu munsi wa none ubushinjacyaha bwavuze yuko watanze ibihumbi 750 niko byaba bimeze nibyo natanze 750 hanyuma Yongwe akavuga yuko Harimana Joseph akavuga yuko kwari ukugira ngo bagukinire indirimbo kuri Yongwe TV cyangwa kuri The Vibe nyuma yaho bakavuga yuko bari batangiye ndetse kugukinira indirimbo kuri The Vibe ndetse no kuri Yongwe TV byaba ari ukuri ibyo ngibyo byo ntabwo amasezerano twagiranye ari uko avuga hari ikibazo narigize iyo ndirimbo ubundi promotinga yitwa gute ese nk'aba waturirimbiraho gatoya tukumva indirimbo na promotinga yitwa ibisubizo waturirimbiraho gatoya twumva gatoya icyo ushakira umwanzi wawe ejo ukibona mu nzira ujye ukunda mugenzi wawe kimani mukundi nicyo nawe gukundi iyo uteze ikiganza y'amani kujya imbere wagaragura ururimi watakwitakambira ibibazo bikisuka iyo mani igasubiza iyo usayira gusayo watakika gutaba watikirika kwegura ntigira ngo uyihongere nge nta kimenyane nyiziho nakuze amahirwe rero bwana Amani ko duhuye ni kese ebyiri ngiye mfite umutwe wanjye zino kubarirwa nga ku ntoki hariya mu rubanza turi mu rubanza rwa Theo Theogene Manirakiza Theogene havuzwemo case y'abantu babiri hajemo witwa Nzizera Aimable urumva hanavugwamo Yongwe bivugwa ko
ndaza kugarukaho nawe hari amakuru menshi bavuga ko ngo Claude ari wafungishije Yongwe abantu benshi bavuga Claude ariko byarasobanutse ubwo bavugaga bati Nzizera Aimable ngo na Yongwe hari akantu bafitanye kuko ngo Nzizera yarabwiye ati wabonye ko Yongwe yanyatatse wangu basoranje tubakoreye icyo gihe bavuye kuri The Vibe. Okay sawa ubwo ukore hajya icano ni urugendo-tv urumva ni channel zitandukanye bivuze ngo n'igihe abantu babiri bahuza ikintu kimwe yego kugeza n'ubu nago nyakana ko Claude yagambaniye yo amahada yego ntabwo kibihakana ntabwo mbihakana okay nibyo ngibyo byashoboka ariko ngiye ku giti cyanjye nkurikije ibimenyetso ngiye ubwanjye cyangwa se uko mbyumva nibyo numvishe ibyo nabonye ubugenzuzi nakoze jewe nuko mbibara Amanda aho ndaza kongera ko ibimenyetso cyangwa se ibindi bintu wowe ushobora kuvuga ahubwo nshaka kugira tuvuge kuri uyu nguyu okay Claude uraho neza yego sigana menya kiri buryohe sigana nshaka kurya uwo musore bwawera reba hano iruhande ndashaka kubaza ikaze TV sindayibona ndavuga ruko nayibona uharira tuganire tuza Amani oya Claude no ntabwo mpagarana n'umwanzi Amani ntabwo ari umwanzi wanjye si umukunzi wanjye oya reka tuganire umutangaza ngo nafungishije shebuja ni n'umwanzi wanjye oya reka binusobanure waba wihamije icyaha Claude waba wihamije icyaha no reka waba wihamije icyaha Amani vuga tuve nawe abantu bazi ibyo ndingende na Sebo arahari Sebo gwiro hano basta ko ntutari umugambanyi ngwino hano utari umugambanyi icyambere sasa ikibazo ni banza wumve icyambere ikibazo kiragira gite uyu munsi wa none Yongwe arashinjwa ibyaha mpuzamahanga by'amafaranga Claude nta giceri nahaye Yongwe ariko ikaze TV ntabwo ndayibona irahari uriya muhungu wawe turamwirukana Prince turakwirukana Prince yahageze iri hehe okay reka twikomereze amateleviziyo nta kibazo oya ikaze TV niyo mbaza kubanza kubona reka tuvugisha Amani nta kibazo Prince uri he ari he Prince okay Claude kandi umwana ndavugisha Amani umva rero pasi okay uyu munsi wa none Amani ntabwo ari umwanzi wawe tugiye kumenya Amani ntabwo ari umwanzi wawe oya uyu nguyu banza wumve reka vuga ijambo rikomeye umwana akina n'imbyiro ntakina n'amabya ya se wabyumvise Amani uzajya ukina n'imbyiro z'umubiri wawe ntuzakine n'amabya ya se murakoze kandi iyo mvugo Claude iyo mvugo ukoresheje iraremereye cyane uzi umuntu ujya muri social media akavuga ngo niwe ngo n'umuteka mutwe niwe wagize gute Amani jewe sinatetse umutwe nka shobuja ahubwo mu guteka mutwe bwanyu niwe mwatetse umutwe okay Claude ubrate gato ubrate gato hasi buretse banza wumve yewe ndi umugabo wubatse mfite abana mfite umudamu kubona umuntu w'umwana nk'uyu rero mfite n'imyaka 50 yuzuye urabyumva kubona umuntu atinyuka urabyumva neza ariko akazana icyo bita amacakubiri mu bantu ibyo babyita kuba amacakubiri Yongwe ni umuvandimwe Yongwe ni pastor so noneho nari natangiye uyu mugabo duhagaranya Amani Yongwe yantumye umwavoka bwe ku giti cye muzana Amani hari muhamagaza ndi kumwe n'umugore wa Yongwe umugore wa Yongwe ni nawe haye transport mwavoka urabyumva neza ibiro bajyaho bakabeshya abantu bakabafata bakabatsaho imiriro babeshya nibo ubwabo batumije umwavoka bamuhana transport reka Amani agusubiza okay reka twumve Amani avuga hanyuma rosas reka oya uravuga nese fata Claude reka twumve Amani ndaguhaye umwanya uhagije narabyumvise ndababara tiyunika twari turi kumwe twari tugiye gukora ikiganiro Depite Frank Habineza hanyuma Amani arampamagara okay urabyumva neza arambwira ati uri Nyamata n'agasaro Sandrina n'umugabo wiwe n'umukameramani ninde muntu waguhamagaye byo urabyumvise neza mu by'ukuri umugore wa Yongwe yanyohereje nimero za telefone z'umuntu ngo zimuhere umudamu umwavoka Antoine okay Amani sobanura kuri kino birabanza bisaba ko Claude kandi byarambabaje Amani byarambabaje kandi biri serious reka twumve ariko uzi Claude aceceke naye mvugeho gato kuko ndimo ndihuta ahubwo saa 10 zageze icyambere sibyo Claude twahuriye ku rukiko ibintu bingaragariza ko Claude ari umugambanyi urukiko rwaheze twahuriye kuri Kimihurura kuri RIB tuhahuriye musangana na APOTRE ajya kumusura yego APOTRE mu bintu yavuze Claude yahise avuga ati se APOTRE
tukuzanira umwavoka naramubajije ngo ese ufite umwavoka uretse twuburatse abandi mwivumbura ariko uvuze ibintu bifatika nyine wambaza nakuze turavuganye David Cumba Pastor Faustin wamuzi w'inyamirambo sibyo yarahari Bethlehem Bethlehem yarahari reka twumve noneho korode uyu korode ndamubwira ati ugiye kuzana nde ampropose abavoka babiri uwitwa Bayisabirene ndetse na Mukamusoni Antoinette ndamubwira ati Bayisabirene na mwene aravuga ati okay nta tike afite mu mwohereza madame Apotre arahari amwohereza tike $500 ni na $500 tubona ubwo twebwe uri kumva madame ntazi uwo bagize madame ntazi uwo mwavoka twe turamubwira ati hari umwavoka ugiye kuza njyewe na propoje Bayisabe Irene wowe yego haza Mukamusoni Antoinette buretse mu minota itarenze Bayisabirene niwe wamupropoje cyangwa n'igihe wamubwiye ngo hari abavoka Yongwe yashaka umwavoka w'umusitari namubwiye abavoka batatu b'abasitari reka tujyane nahisemo haje uwo namuhaye umva baze babwire namuhaye uwo munyamategeko waraje we turabonana n'amaso ku maso ndamubwira ati ndakwishyura ngahe kugira ngo uburanire Apotre niwe wamwishyuraga none niwe wamwishyura arangije arambwira icyo wamwishyuye nyine arambwira aho n'ubu ngubu uramutse ugize ayo namwishyuye yagaruka akakuburanya arambwira uwo metere arambwira ngo arabanza yiga ku rubanza noneho azampamagara duhana nimero turatandukana mu gitondo mbona ikiganiro cy'inguyu ari kuvuga ngo baterateranya amafaranga yo kwishyura umwavoka ngo wakibonye kuwa kangahe uretse twahuye kuwa kabiri twahuye kuwa kabiri ikiganiro gitandukanye bagambaniwe gusa ndagira mwumvishe bene wanyu bose babibona oya ndashaka wabikubwiye wowe ubwawe wabikubwiye wowe ubwawe reka tubibumve nyirizina kandi tuzi duhana ijambo umuntu tuzi nyirizina we dushaka discipline mu kiganiro kuko buriya amani iki kibuga turimo kiba kinyera kandi kikanahagarara kiri ikibuga kinyera cyakunyerana kandi ukumira ureke twumve ongera volume kuntu mwongera volume twumve ntabwo turi kubyumva neza volume niyo ngiyo umuntu ukameze nka Samu Gakire urugendo TV jwe Samu Gakire jwe kari oya mureka twumve discipline ni baraka na Ruben niyo saba umva na Ruben niyo saba ijwe turimo turabyumva ishyira hiyo mikoro byumve neza nabwo kireye kumva uko byagenze ubwabyo murumva aho byerekeza umuntu umugabo utazi riba akayita urukiko mo akagira imana mwe uri kureka tuve kuri gucanganya amajwi na Ruben niyo saba nabyumvise yaza kuba ashyigikiye uriya Apotre Yongwe ntago mwumva aka kantu yakoze ikiganiro na Sarongo afata amafaranga yego mwibuka ikiganiro kimara gusohoka yahise akora ikindi direct cyita gituka aba pastor avuga ati ni gute abapfumu badufasha ibintu ngibyo sibyo nyuma ahita garuka none atangira gushyiramo Yongwe TV ikimenyetso cya mbere nge navuga ko dufite umwavoka wacu siko bimeze ntabwo ari uwanyu banza wumve ntabwo hakora n'ikimenyetso ubwo n'amafaranga ari barabishyuza oya mubwira ko atari uwanyu uwo Mukamusoni yaratuburanye ubwo bwino urabuduhana kandi mukanya ahubwo saa 10 zirageze reka genge muri saa abutagayika gumahanga ubuteka mutwe ariko se ari shobu dufungiye ubuteka mutwe ari shobu dufungiye ubuteka banza reka ari shobu baza umva ari wowe oya buretse ari shobu dufungiye ubuteka mutwe ninde muntu wamaye amafaranga akabavuga ati korode wa muteka mutwe we shobuja nimwe mukora mu guteka mutwe uri muteka mutwe nka shobuja urukiko ninde muntu oya ninde muntu wari bwakagirize korode mu rukiko ngo yamuhaye amafaranga aramurega ubuteka mutwe ariko nawe korode reka mbaza kino kibazo
makanya gato reka bamubaza kino kibazo ntabwo uri murubaka shobuja aho buri mwese Claude ushinja ko Claude ari umugambanyi mu ba victime basomyemo hariya wumvishemo izina Claude bawitonze ko pastor-yongwe bareze ko yaryaga amaturo uyu nguyu akaba ari pastor nawe yarya aza no kumushyigikira ku rubanza urumva yaramugambaniye gute ushaka gutwika muri social media kuri Claude sebo reka tujyane bose n'abanyamakuru ba Yongwe TV ngira ngo twiranyemo umugabo yenda mubaje mureke tworera amazina menshi cyane amagara kwa mwese ntabwo twigarutse gusobanuka ariko ngiye kwaza pastor Claude yenda amani yego ngo bagendeho cyangwa bajya guhuza bavuga ko hari igihe gitandukanye wagiye ugeza Yongwe mu rukiko cyangwa muri ribu umurega mu bihe bitandukanye bakarya burira bakavuga ati kuri iyi nshuro bishobora kuba byaranyuze mu bundi buryo kubera ko hari ukuntu byagiraga gutya mukagenda muvugana bimeze bite iki kintu wajya gurega inshuro nyinshi cyane pasi uko mubizi neza tubwire sobanura icyo kintu natanze ikirego muri ribu nawe ubwawe wari urimo mu kirego wari urimo urugendo-tv rwari rurimo impemburo-tv yari irimo Harerimana Joseph yari arimo hanyuma tuza guhura wowe twarahuye impemburo turahura urugendo turahura ikirego gisigara ari icya Harerimana Joseph aravuga ngo ntashaka kwicarana nanjye noneho bituma bajya gusaba urubanza bakatuza gukomeza bituma tujya muri oya buretse bituma tujya muri ribu Yongwe yandika urwandiko Yongwe yandika urwandiko noneho wowe nyirizina ubyivugira nta kibazo urakoze cyane ariko rero umenye ko abakozi ba Yongwe basubiranye mu kanya ntabwo batukanye no kunganira Claude pastor Claude urabona Yongwe dore ko bingibi biba urabona Yongwe ari butahe cyangwa arajya Mageragere iryo genda bibaza umucamanza agiye gusoma ubwino buhari